ako guteka wabyigiyemetse kubera akavandarateri kaba hasi ni ukuvuga ngo iyo gahushye n'ubundi turiya twa paleti natwo duhita tugira gute gusa naho tugumane hanyuma itekeshwa gusa ahatariho palete nayo nimuze murebe pe reba ukuntu yaga iyi tuyita ngo ubuzima imbabura twumvise ko nazo zisigaye zifite amazina yitwa ubuzima abamama nimuze murebe ubuzima duhere zingo zacu MC Mutula hano hari ibintu bikomeye cyane hari ibintu tubonye tutari tuzi imbabura nazo zifite amazina hari yitwa ngo ubuzima hari yitwa igisubizo izo zose rero urasira gusa upfa kuba wazikozeho abantu guhita uteka umunota umwe ugaburira umuryango wamaye ku mazi nitsutsu yize ibintu bijyanye no gutegura amafunguro ibintu byose mwabigize amafaranga tuyaguha amazi yawe iminota itanu yonyine ukabura tugaburije ese kuko watetse ibirayi byo byagenze bitera hari aho iminota ingahe we ninde watetse ibirayi ninde bitera mu nzu yacu idutera umurwayi hoya muze murebe dufite imbabura hanyuma ni mubiguriye uwo muceri dutegure n'ibyo birayi utaza kuza kuzima yego nimuze abamama cyane cyane abamama nimuze murebe iminota 20 yonyine ubu yishimye ibyo kurya abana kumva sonete ako kanya bagahita baza nimuze ibirayi biri hehe mwabizanye oke n'umuceri nawe muzahanga kibanza ifatwa ataka nazo muzizanye sibyo mwe mureke banze ifatwa abantu bavuga yuko hanze ngo zitaka hanze ziraka ahubwo nuko wayicanye ugahita uterekaho itarafatwa igahita izima buri wese asaba irebe umuceri nawo uzanye ifite icyo bita uwakisha safu cyangwa se tunongera amashyi menshi cyane ayinaze muri paniye katurebe nanone habuze gatoya yes arimo nakubwira ati ni umushinga wiswe RBF4R akaba ari proje igiye kuzenguruka mu nkambi ndetse no ku munsi w'ejo tukaba tuzongera tukagaruka tugakina football duhereye kuri basket katurebe amanota y'umunsi ninde uri butsinde muri izi kipe kare ebyiri hanyuma hano turi kumwe n'abadamu wa mudamu we turi kumwe kandi nabonye kuri Zimbabwe nawe urimo uragira gute urayikoresha mbwira ukuntu uyikoresha mbwira ikintu igufasha nguyu umusore wanyu yige foto hano nari ndi kuva mu Rwambariro neze ukinuye ikintu yewe sido nibyo ujye bibaje se cyangwa iyo baro uyikoresha muri shooting ugahereza abakiriya uri kubibona ko nakubona outfit see the outfit none se aha kurande sana akasana hano
Murabona yuko izi mbabura zacu zaka kandi zikaka neza. Iyo utetse ibirayi twabizanye hano mu murebe. Iminota 20 ibirayi birahita bishya. Shyiraho ngaho. Wakasafi, shyiraho zirarwe twita umufunda. Umwana iyo agiye ku ishuri iminota 5 yo yonyine ukumva ngo barasomye barataje. Ako kanya uhita uterekaho ibyo kurya. Agera mu rugo asanga bisebije. Yego. Nimuze mwirebere mu kanya gato murebe ukuntu tubigenza. Imbabura yacu itagira imyotsi myinshi mu gihe cya icyizere kibaho. Iyi tumwita igisubizo cy'imbabura. Urabona twacanaga amakara mu kanya gatoya akaba arazimase. Mwagenda ufite umwana muri mwe ugasanga wapi, ariko ubu turabona ngo Hari ibintu byabayeho kino gisubizo aho kizanye abagabo bose baroroheje. ubu nawe ndi kubona umugabo ndabona wafashe amagi urayakubita ugiye kudutekera umureti special. Sako nta nyama nabonye ziri mu kanya Inyama nazo zirabazihari kandi n'amagi ubwayo akora inyama. Amagi akomoka ku matungo n'inyama nazo ni z'amatungo. Ubu kano kanya kubera kino gisubizo uhita ushyiramo amazi mu muceri. Uzane amazi nabira nibwo tuwushyiramo utaza gushya nawe. Mbese ana amazi aherekeje amazi aherekeje zitegure hano n'imboga. noneho hakaza n'imbabura ifite icyo bita wakisha safi twavuga yuko ari nko mu mbunda. Yego, kugira ngo uze kujya neza. noneho kandi SP turabibutsa yuko iyi mbabura kugira ngo uyibone ubu ngubu ushobora kubibona ku mafaranga yagera ku bihumbi bingahe? Ibihumbi 4,500 yonyine. Bashyiriyeho poromosiyo. Iyi ni poromosiyo na 3,800. Yego cyane. Iyi poromosiyo rero irareba abameze gute SP? Irareba abantu bose bafite kode bari mu cyiciro cya mbere. Bafite kode uwo ari we wese. Yego. Kode se kugira ngo uyibone ni ukuvuga ngo hari abantu bamaze kubona message. Yego. Message ni uwayibonye ni ukuvuga ko yamaze kubarurwa. Muva mu cyiciro cya mbere bagomba gufashwa kubona iyi mbabura. Noneho iyo wamaze kubona iyo message icyo usabwa ni ugufata ifishe yawe ukajya gushaka kode. Yego cyane. Iyo kode ugenda kuyishaka kuri HCL cyangwa se ukagana practical action bakagufasha uko wabona iyo kode. Yego cyane. Iyo uyibonye uhita ujya ahantu hose hakorera izi mbabura. Hakorera Agroplast cyangwa se Eco Green cyangwa se MC Green. Abo bose ni abacuruzi. Ni abacuruzi. Yego. Ikindi cya kabiri ushobora kuba wabuze umwanya. Iyo wabuze umwanya kuri iyo fishi hariho ifishi y'umuryango. Ushobora gutuma umwana cyangwa ugatuma na papa we cyangwa natwe ukaba yajyayo. Apfa kuba ari ku ifishi barayigurira y'umuryango. Yego cyane. Ikindi rero nawe isobaje cyangwa ngo itere isoni. Urabona ko twafataga amakara ukayora ugasanga uranduye ugize ute. N'umugabo yayiteka kubera yuko ntabwo yanduza cyane rwose. Yego. Ubu uko hano bamaze kuhacana nawe wamenya ko bahacanye. Ese ni ari byiza. Bivuze ngo rero iyi mbabura bareba aha ngaha iyi ngiyi ifite hano munsi akavani. Iyi ngiyi si yindi oya ifite akavani n'ingi. Niriya yo hepfo. Niyo hepfo. Iyi ifite akavani ikaba ifite n'umurasire hariya hepfo ushobora gucomekaho ikabasha kuba yakaka vuba. Aha ngaha tukaba duteretseho amazi y'umuceri mu minota muyibare. Iminota 10 yo yonyine. Kuvuga ngo umuceri wacu uramuhiye. Yego cyane. Hano turi kurya n'amagi cyane tugiye guteka n'amagi. Yego. Noneho izi mbabura muri ushobora kuzifashisha wirinda imirire mibi, turinda imirire mibi umuryango wacu. Icyitereka no gufatanya n'umugabo. Ushaka kuvuga ikidore nayo mbona hindura umwana. Eba nakwitaho kareta ko kanya twirinde. Bino tingare twitatu. Bakunda umunyeshuri avuye ku ishuri ashaka kujya gukora ibizami. Cyane ako kanya itucu cyawe na nibyara. Umugabo ari mu kazi ari gukora ikiyede. Ari kuvuga ati barwaye iminota 20. Yonyine umugore iyo babimubwira bati iminota 20.
ahita akubitaho amazi y'umuceri ajya kuhagera umuceri w'umuntu hanyuma tukaba tubibutsa umuntu wese wabonye mesaje ntatahe atabonye imbabura ye kuko mu kanya turi buze kubabaza ibibazo dufite imbabura zirenga 5 turi butangire ubuntu si izo gusa turatanga n'imipira abantu bari busubize neza hanyuma espereka uguma ngaha nanjye njyare epfo nkurikirana umupira bimeze bite ariko nshimira abafatanyabikorwa bakomeza kutugezaho izi mbabura ku ikubitiro ndashimira Agroplast Limited, ngashimira Eco Green Solution Limited, ngashimira na MC Green Limited. Abangaba akaba ari abafatanyabikorwa bashobora kuguhereza imbabura mu nkambi yacu ya Nyabiheke. Urakoze cyane uzagiye kubwira nanjye kubwira aho bigeze ariko nkabitsa yuko hano ukeneye na parete wagana aba bavandimwe bacuruza imbabura parete izi ushaka izo ari zo zose yego baziguhereza umudamu ateka ariko akora n'indi mirimo yunganira umuryango kugira ngo urusheho gutera imbere. Ashobora guteka arimo arahinga akarima k'imboga ku irembo, ashobora guteka arimo arafura, ashobora guteka akoresha nayo y'abana muri salo kuko ibyo nta kibazo biba bifite, we akabara ya minota kugira ngo ataza gushiririza. Yewe uraho amakuru yawe wabonye imbabura dufite se uratuguriraho ndahasiga tukupfunyitire sigaye ko turi buzigeze mu rugo ngwino jya hino girereho imbabura utekaho iminota 10 iminota 25 wa muceri wawe waba ushyize ku meza. Niba wagiye mu kazi uyugaho ukavuga uti ndaje ni mu nzu ako kanya bahita baguhereza bahita ukoreshwa n'imirasire intego cyane dore ureba mu kanya ukuntu tugiye guteka umureti mu minota 5 yonyine wa mureti wawe baba bawuguhereje. Yego urabona yuko y'amazi yatangiye guteguye utandukanye imbabura utandukanye n'iy'amakara ako uri bwibeshye kunsha abazitandukanye n'Imana n'indi umufungisha mama arabifungisha ku izina ry'Imana uburyo umugabo aza akavuga ati hanyuma nabonye ufite umwana uriya mwana uri yisabye kujya kugura imyenda kandi wateretse ibyo kurya nta kibazo kabisa uraza ugasanga ibyo bimeze oya bibwira abandi badamu bose bakazikoresha ngaho bikorera mu minota umwana we Amerika uyu wanyuyu ikindi guteka ibishyimbo itetse ibishyimbo agira abana bo kubyina iminota 30 ubonye ibishyimbo byawe Reba amazi y'umuceri ahiriye mu minota ubwo kagira neza si ibirayi si byahiye kandi mwabonye ukuntu uzahiye neza urebe ukuntu uzahiye neza kurya aho mutagomba kujya bashyiramo komite tuyize guteka nimukomeze urebe urashyiramo izindi ego shyiramo hanyuma wa muceri wawe mama shyiramo wa muceri wawe mu kanya gatoya uramugize gute uraburiye urahagera bamutize urwego shyiramo
gakeya ku buryo bitaza kumeneka Nage kwira mushake parasitiki. harabura iminota ibiri akira fata vuga kegereza hano kagirane kegereza hano Ahubwo ntibagiye kurya. kagirane zimba urazayizana hariya kuri meza unajya jya akari kazane hano reka uhereze hano gatoya hanyuma muhereze se mwamaye Ako karyo baza ugakora ibimera. ntago arumva reka yongere Amagari yumve zana hano. hongera kandi ahubwo birabaho ni mu binyega hano ahubwo hari amavuta gafuro wagira n'akaga mwabonye ko umuceri twari bashyizeho nguyu umusore basket igire habanzamo abakinnyi bangahe mu kibuga umva ikibazo ari kumbaza n'abakinnyi 10 equipe bifite batanu abandi indi batanu mu bantu batanu baba bari mu kibuga haba harimo imyanya ingana imyanya 5 n'ubundi hanyuma umwanya wa mbere hakinaho uwuhe muntu ugiye kumbaza byinshi unsobanurire za Eliana za Meneri n'ibindi nk'ibyo ushaka kungora koko zinya numva hari inkokora bise udupivo oya pivo ni umuntu ukina ari umupivo ni umupivo nyine ukina ni defense ushinzwe gutera inkokora zitwa pivo nyine twa tuntu twa gutya nawe urumva nakugahora none se yige basket watangiye kujyamo ryari yewe se imyaka ibaye myinshi urumva oya nkuze kera ukina imyaka 2 cyangwa nyina mutangire usigaye uri kurwaho kubanza mu kibuga urakibanza ngo cyangwa ugatera reka bitewe n'iki rero uze kunyemerera ugera mu kibuga
murimo kubivuga ariko mukabivuga nyine ukuntu uyu munsi rero ni umunsi mwiza wateguwe na Practical Action kugira ngo badugaragarize neza ku bijyanye n'aba bakinnyi harimo Masoze niryo ryiza kugira ngo dukoreshe imbabura neza kandi imbabura yanditse baravuze ko ari ugukoresha amashiga bavuga iziriya mbabura bavuga murimo kubyumva neza